Nshuti mukunzi w'ikiganiro ubutumwa bukiza kinyura ku Gakiza TV, amahoro y'Imana abane nawe, nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Wahisemo neza kubana natwe, kuba tubanye bwa mbere. Nitwa Desire, ndi mwene so muri Kristo Yesu. Nagira ngo dusenge. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye kuri Imana idukunda, tubikiye ibyiza, ifite imigambi myiza kuri twe. Turasenze kugira ngo ubane natwe, duhe gusobanukirwa ibyo bihinduka ubuzima bwacu, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Nongeye kuguha ikaze muri iki kiganiro, wahisemo neza. Nagira ngo dusome Abaroma ibice 8 umurongo wa 28. Haravuga ngo kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Amen. Insanganyamatsiko yacu y'uyu munsi iravuga ngo Imana itubikiye ibyiza. Hano Bibiliya tubwiye ngo kandi tuzi yuko. Iyo bavuga ngo tuzi yuko, ni ubuhamya bw'umwanditsi. Umuntu nakubwira ko azi ibintu cyangwa se ari bwo buzima bwe, uzabimwubahira. Iyo umuntu yize kogosha umusatsi, impamvu tujya muri salo ukemera akaguhindukiza akakogosha, nuko ari byo yize. Hanyuma kuko utazi kudoda, iyo ugiye kuwize kudoda arakudodera. Ushobora kuba ufite PhD ariko utazi kudoda. Kubera ko utize gukanika imodoka, uzi kuyitwara gusa, iyo ugiye muri garage uba uzi ko umukanishi ari byo yize, urabimwubahira. Iyo ugiye kwa muganga, ntabwo bivuga ngo ubwo ukora muri banke no kuvura urabizi. Yeguza imibare ku rwego ruhanitse, ariko undi nawe yize kuvura. Birashoboka ko wize kuvura nawe atazi imibare, muri banki atahakora ngo abibashe. Bibiliya tubwiye ngo kandi tuzi yuko. Paulo ibi ntabwo bwari ubumenyi yize mu ishuri, oya. Ku mashuri asanzwe yari dogiteri, yari umuhanga pe, ariko igihe yari haratoteza abantu b'Imana, umuco waramuviriye yikubita hasi. Yesu aramubaza ngo urinde wowe umpiga? arangije kumenya uwo ari we, ndavuga Paulo amenye Kristo uwo ari we, yagiye kwa Ananiya amurambikaho ibiganza, ibimeze nk'imboneranye bimuva ku maso, bivuze ngo arahumuka. Ariko yamaze imyaka irenze 3 mu butayu bwa Araba asenga ku manywa na nijoro. Birasa nkaho Yesu yagarutse mu buzima bwe akamubwira, akamwigisha. Niyo mpamvu uzasoma mu Bakorinto avuga ngo icyo nahawe n'umwami kumenya nico nababwiye nanjye. Uzi ikintu kibabaje ubu, twigisha ibiri mu bwenge na teolojiya gusa, ariko tutahawe n'umwami kumenya. Mu yandi magambo, bitahindutse ubuzima tubaho bwa buri munsi. Ibitaraguhinduye nta wundi muntu byahindura, ibitaragukije nta wundi muntu byakiza. Dukwiye kuba tuvuga ngo kandi tuzi yuko. Bivuze ngo ni urugendo twagendanye n'Imana, hanyuma turabimenya, bitari mu bwenge, ahubwo byahindutse ubuzima tubaho. Ikibazo cyabaye muri aka karere ni uko abantu bazi iby'Imana mu mutwe no mu mpapuro, ariko bitahindutse ubuzima bwabo bwa buri munsi. Niyo mpamvu akenshi dufatisha abantu inyuguti gusa itagira umwuka wera ntishobora gutanga ubugingo. Ni byiza kugira ubumenyi bw'ijambo ry'Imana, ni byiza kububizi, ariko ni byiza ko bihinduka ubuzima ubaho, bigasa n'ubuzima ubaho bwa buri munsi. Hano Paulo yavuze ngo kandi tuzi yuko. Nagira ngo nkubaze, imyaka umaze mu nzu y'Imana, imyaka umaze usenga, umaze kumenya ibingana bite? Ni ibiki bimaze guhindura ingeso zawe, bimaze guhinduka ubuzima ubaho, wavuga ngo kandi tuzi yuko? Tuzi yuko si mu bwenge, ni ubuzima, ni pratique y'ijambo ry'Imana. Kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose byava kuri Satani, byava ku Mana, byava ku bantu. Ibitugerageza naho hatatu biva.
hari ibyo Imana itunyuzamo kuko ari ishure kugira ngo icyaze kwizera kwacu turusheho gusa nayo. Hari biva kuri Satani kugira ngo dutakaze ibyizegwa tuve mu nzira y'agakiza. Hari biva ku miterere yacu kubera ko hari aho dukwiye guhinduka. Ibyo bintu byose aho byava ku bantu, byava ku Mana, byava kuri Satani, intego ikwiye kuba imwe. Ukwiye kumenya ko Imana ikubikiye ibyiza. Hirya y'ibyo nyuramo hari ibyiza Imana ikubikiye. Imigambi y'Imana irakomeje. Ejo ni heza kuruta uyu munsi. Tuzi yuko ku bakunda Imana byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Uzi ikibazo kihari, abantu benshi binubira ibyo banyuramo, babibona nk'urupfu, babibona nk'aho Imana ibanga. Iyo aba yankundaga ntiyari kwemera ko ntinda gushaka. Iyo Imana inkunda ntiyari kwemera ko mfakara. Iyo Imana inkunda ntiyari kwemera ko mpomba. Iyo Imana iba yankunda ntiyari kwemera ko mpfusha. Imana iba ari urukundo ntiyari kwemera ko abantu bampagurukira. Imana iba yankunda ntabwo yari kwemera ko umwana wanjye adakizwa, yenda ngo akaba yaragiye mu byo yagiyemo. Ibyo bintu byose ntibihindura urukundo rw'Imana. Kandi tuzi yuko ku bakunda Imana, iyo wakundishije Imana umutima wose n'ubwenge n'imbaraga, ibikugerageza aho byava hose, urabibwira ati yego murahari kandi ndababaye, ariko ntibyahindura urukundo Imana inkunda. Kuba waba uraye ntibyahindura ko Imana igukunda. Kuba wariye ntibyahindura urukundo rw'Imana. Kuba ukenye ntibyahindura urukundo rw'Imana. Kuba ukize ntibyahindura urukundo rw'Imana. Bibiliya iravuga ngo nta kintu cadutandukanya n'urukundo rwa Kristo Yesu. Nta kintu cadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Byaba akaga, byaba inzara, byaba gukubitwa, byaba kwambara ubusa, aho byava hose, tuzi yuko ku bakunda Imana byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. N'iri jambo nkuzaniye, Imana itubikiye ibyiza. Nubwo utari kubyumva, nubwo utazi aho unyura, nubwo utazi impamvu yabyo, ariko Imana ikubikiye ibyiza. Imigambi Imana igufiteho ni myiza, kandi Imana ikubikiye ibyiza. Erega nta nubwo imigambi y'Imana yakwigwa mu mutwe wawe, nta nubwo bisaba ngo ubimenye, nta nubwo byasaba ngo ibanze ko kwisobanuraho, oya, ahubwo yigirira icyizere. Imana ikubikiye ibyiza. Hari ibintu byinshi nagiye nyuramo, rimwe sinumva impamvu yabyo, nanjye nkabona ko Imana itankunda, rimwe na rimwe nkivovota, nkiheba, nkavuga, ariko nyuma yaho nkavuga, iyo ndebye ibyo nyuramo ubu ndavuga warakoze kwanshishiye hahandi, kwari kugira ngo bizagirire umumaro abantu benshi. Kandi tuzi yuko ku bakunda Imana byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ndashaka gutanga urugero ku bantu babiri nzi ko mwuzi kandi mukunda. Uwa mbere ni Yosefu. Yosefu bavukana n'abana babiri, Yosefu na Benyamini. Hanyuma bavutse ku mugore Yakobo yakoreye imyaka 14. Murabizi ko yakoze imyaka 7 ya mbere, bakamuhindurira bakamuha umugore atakoreye, bakamubwira gukora indi 7 kugira ngo ahabwe wa undi yakundaga. Bivuze ngo yamukoreye imyaka 14. Hanyuma uwo mudamu Imana imuziba indi byara, ntiyabyaye. Yaje kubyara abana babiri gusa, Yosefu na Benyamini. Muri make uwo mudamu yahise apfira mu nzira Yakobo ataha. Urukundo Yakobo yakunda uwo mugore wiwe, yese arukunda abana babiri basigaye, Yosefu na Benyamini, cyangwa Benoni. Bibiliya iravuga ngo yamudodeshereza ikanzu ziruta iz'abandi. Yari umwana ari gate, yari umwana utese, umwana witabwaho, umwana kandi ibiri amahire n'umwuka w'Imana muzaho. Imana itangirira kumuhishurira ibintu izamukorera cyangwa izamukoresha, ukuntu azaba mukuru, ukuntu Imana izamukoresha ibintu bikomeye. Ariko ikintu gitangaje nuko umunsi umwe agiye gusura bene se, iyo bagiye kuragira, bari baramugirisha, ari bamwanga kuko ngo rimwe na rimwe yavuga amakosa yabo, ngo bagira inama, aravuga ngo muze tumwice tumuhambe muri uyu mwobo, tuzamenya amaherezo y'inzozi ze niba azatuyobora koko, dore ko yigize karosi. Ibaze umuntu nka Yosefu yarose imiba imwunamira, se na nyina abayoboye, hanyuma agahita yisanga
mu mwobo. Icyakora muri uwo mwobo wacukuriwe kubika amazi nta mazi yari arimo. Bibiliya tubwiye ngo kandi tuzi yuko ku bakunda Imana byose bifatanizamo kutuzanira ibyiza. Hanyuma intego yacu iravuga ngo Imana itubikiye ibyiza byinshi. Ntekereza ko ari muri uwo mwobo nta byiza yabonaga, yavuga ati ndapfuye birarangiye. Yego Imana imurindiye muri uwo mwobo, nta mazi asanzemo, cyakora imisundwe ngira ngo yari irimo, kuko ahantu hacukuriwe kubika amazi ntihari habereye aho, ntabwo hari ahantu heza birumvikana. Azamutse mu ntera yisanga bamugurishije, ni ukuvuga ngo bamukuye mu mwobo bamugurisha. Ni urugendo rwa kilometero nyinshi kuva aho bari kugera muri Egiputa. Umuntu w'umugabo azi kugenda mu butayu hagenda ukwezi. Tekereza ko iyo hakonje haba munsi ya 0, hashuha hakarenza dogere 40-50. Aho hantu yahanyuze ubwo rugendo rwose ku mwana w'imyaka 16. Ntabwo yagiye n'imodoka, yagiye ahambiriye nk'umuntu baguze. Birumvikana ubwo buzima uko bwari bumeze. Ageze ku isoko ry'imbata aho bagurishiriza abagurano, urumva ukuntu yari amerewe. Abasore barabagura beza. Potifari avuye ku kazi ko kurinda umwami, atashe nimugoroba aca ku isoko, asanga agasore kari aho k'imyaka 16 gashonje k'agaheburayo kumiwe, arakagura. Mwumve ko agiye gukora adahembwa nk'umugurano. Icyakora Bibiliya avuga ngo ukuboko kwiza kw'Imana kwari ku buzima bwe. Iyo bavuga ngo tuzi yuko ku bakunda Imana byose bifatanizamo kutuzanira ibyiza, muri uru rugendo rwose ndi kuvuga hari ibyiza wumvamo. Hashize iminsi muka Potifari aramugambanira, bamufunga imyaka irenze 12. Gufungwa nicyo kintu kibi, ni gereza nyine. Ariko kuko ku bakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, rimwe umwami yararose abura wo kuzisobanura. Bibuka ko muri gereza hafungiyeyo umuntu ufite impano y'Imana, baramuzana arazisobanura. Farawo aravuga ngo twakura he undi muntu yuzuye umwuka w'Imana yabasha kujera neza iby'Abanyegiputa, kurinda neza umutungo w'Abanyegiputa. Uzi ikintu gitangaje, Abanyegiputa b'ico gihe yari yampire imeze nka dufate Amerika y'ubu, bari abantu bayoboye isi yose, ibihugu 120 birenga. Ibaze kugira muri ibyo bihugu byose aribo bigisha isi yose kwandika, bavuge ngo twakuraho undi muntu. Tuzi ko ku bakunda Imana byose bifatanizamo kubazanira ibyiza. Uwo munsi Yosefu bamwambitse imyenda myiza y'ibitare igezweho, isimbura ikanzu bene se bamwambuye n'umwenda w'akazi muka Potifari yamuregesheje. Uwo munsi yatahanye umukobwa umutambyi wa Ono. Uwo mukobwa w'umutambyi wa Ono yabaye umugore uwo munsi, ubwo nta nama y'ubukwe yabaye, nta reception, nta bindi bintu byamuhenze, umwami yarabikoze. Uwo munsi bamuhaye kuyobora ministeri 3 icyarimwe, ministeri y'ububanyi n'amahanga, ministeri y'imari n'ubutegetsi bw'igihugu. Yari umuntu yabaye umuntu ukomeye muri Egiputa. Tuzi yuko ku bakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, aribo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Upfa kuba gusa barahamagawe, nubwo yakunyuza aho utumva, Imana ikubikiye ibyiza nubwo waba utabireba. Abantu benshi bavuga ngo izabizana nshaje. Imana ishobora gukora mu mutima igakuramo umubabaro wagize ubuzima bwose, icyumweru kimukishima nk'uwishimye ubuzima bwose. Nibikora mu mutima. Tuzi yuko ku bakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. None nanjye nagira ngo nkubaze, kwiheba, kurira, kuvuga nabi, kwigunga, ibyo bintu byose bizagufasha iki? Cyakora bizakwangiza. Niyo mpamvu Imana yatubujije kwiganyira nuko izi ngaruka zabyo. Nta mpamvu nimwe ukwiye kwiganyira, kuko tuzi ko ku bakunda Imana byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Uwa kabiri nifuza kuvuga ni Dawidi. Dawidi avukana n'abandi bana, ariko ntiyagize amahirwe yo gukundwa na se na nyina. Ubwo buzima bwari bugoye. Nyuma yaho
yagiye kuragira intama ahantu hari intare muri zone irimo risike, ahantu hagoye. Abaho adafite ibyiringiro by'ejo hazaza. Yaravuze ngo nubwo data na mama bantaye, Uwiteka arantoraguye. Yabayeho adafite ibyiringiro by'ejo hazaza. Yaravuze ngo mba narihebye iyo ntizera ko nzabonera kugira neza mu isi y'ababaho. Ubwo buzima bugoye bumeze gutyo, aho yiciye Goliyati yarazi ko bigiye gucamo, bahita batangira kumuhiga. Yabaye mu buvumo bwa Adulamu imyaka 10, ahantu hataba amazi hagoye, ubwo buzima bugoye cyane. Abantu bamuhungiyeho bari imfubyi n'abinuba n'abahigwa n'abafite intimba mu mutima n'abanyamadeni, nta muterankunga wundi yari afite. Ubwo buzima bubamwe imyaka imeze gutyo, ariko igitangaje aho niho yandikiye Zaburi zose. Aho hantu niho Imana yavuganye nawe ibintu bikomeye. Tuzi yuko kubakunda Imana byose bifatanizemo kutuzanira ibyiza. Ntabwo nzi ahantu uri kunyura, kandi birakomeye ku rwego rwawe, ariko nagira ngo ufatire ijambo. Imana itubikiye ibyiza, nubwo tutabireba. Imana itubikiye ibyiza. Ibyo Imana igambirira kuri wewe ni byiza, si bibi. Yifuza kukurema umutima w'ibyo uzabona hanyuma. Ibyo Imana igambirira ku buzima bwawe ni byiza, ntabwo ari bibi. Yifuza kukurema umutima w'ibyo uzabona hanyuma. Tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko Imana yagambiriye. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, turagushimiye ko tubikiye ibyiza. Ntibisaba ngo wisobanure kuri twe, ariko icyo tuzi ni uko imigambi yawe ari myiza kuri twe. Dushoboze kubyumva gutyo, kandi bihinduka ubuzima tubaho. Amajwi ya Satani yaturinde, dushoboze kumva ijwi ryawe, kuko uwari kukubona uri Getsemani, wari kukubona uri Golgota, yari kuvuga ko ibyiza birangiye. N'ababigishwa bamanuka Emawusi niko bavugaga. Baravuga ngo ni wowe mushitsi utazi ibyabaye, wa mwami wacu twari tuzi ko hari ibintu twari tuzi ko bizaba, hanyuma tubona ikinyuranyo cyabyo. Ariko ibyo ntibyahinduye kutugambiriraho ibyiza. Imigambi yawe iracakomeje kuri twe. Ubu amavi yose arapfukama, indimi zose zihamya ko Kristo ari Uwiteka. Imigambi yawe iracakomeye. Komeza ubane natwe, dushoboze kubyumva dutyo, kandi duhe gutegereza ibyiza mu izina rya Kristo Yesu. Amen.